Hi guys, mumeze mute? Jewe meze neza. Rero karibu mu gikoni nanone twigarukire mu gikoni turebe ukuntu twajya duteka. Muri iyi minsi ndi guteka na Dijo iri muri gahunda zo kuba duteka kubera abantu badukunda batubwiye ko bashaka ko tubigisha guteka utuntu dutandukanye. Rero hari uwambwiye ko nabereka uko bateka amakaroni bayatetse mo imboga. So rero mube hafi, mutube hafi, mube kumwe nanjye mu gikoni kugira ngo turebe uko twategurana iryo funguro abashuti bacu bifuje ko twabategurira. So guys, rero nk'uko mubibona izo ni ingredients tuba dukeneye turi buze gukoresha mu gutegura iryo funguro ryacu. Murabona ko turi bukoreshe karoti, ibitunguru, hanyuma tugakoresha imiteja, hanyuma tugakoresha poivro, hanyuma tugakoresha hanyuma murabizi ko gahunda guteka ibanga ryo kugira ngo ibiryo biryohe bihumure ni tungurusumu, rero nayo irabirimo. Hanyuma ako kandi mwari mubonye ni tangawizi, iyo ni tungurusumu twari twarapye. Hanyuma turakoresha amakaroni abiri guys. Ako rero ni akarungo nako turi bukenere, ariko karungo ka black pepper. Icyo ni ikirungo cya black pepper cya Bicom company, niyo nkoresha ibirungo byayo. Ndabikunda pe, biba biryoshye, biba bihumura, biba ari naturel, nta kindi kintu bongeyemo. Guys, nawe nukenera kuba wabona black pepper nziza ihumura iryoshye ibiryo, wajya mu supermarket cyane cyane nko muri Simba n'andi supermarket atandukanye. Icyo kirungo kiba kirimo. Ku bantu bambajije ngo rosemary powder ngo wayikura he, nayo ni nkoresha iya Bicom igira ibirungo bitandukanye. Ikirungo cyose wakuboshaka guteka mu biryo ushobora kukibaza muri Bicom, ndetse Bicom bafitiye n'ibindi birungo byo guteka mu cyayi, kikajya tunywa n'icyayi kiryoshye gihumura gifite gu. Ndabashishikariza rero kujya mu supermarket mushaka ibirungo bya Bicom, kuko nanjye nibyo nkoresha. Ntago nababeshya, ntago nababwira ibintu mbabeshya, ko nanjye ndabikoresha kandi biraryoha, birahumura, biri naturel. Nubwo bimwe biba ari ifu, ariko nta kindi kintu baba bongeyemo, ibya bindi dusanzwe tuzi bya naturel bakoresha, hanyuma bakabigira ifu. So ndizera umuntu wari wambajije aho rosemary powder yaturuka cyangwa yayivana, ndamurangiye. Ashobora kuzajya muri Simba yayibonayo, no mu yandi supermarket atandukanye ashobora kugenda baza cyangwa akareba ibirungo bya Bicom yayibonamo. So za karoti zacu rero nk'uko muri kubibona, ni ubwo buryo ngewe nahisemo kugira ngo nzitegure. Nabihisemo nkazirapa, ariko nkazirapa nabwo mu buryo tutari buze kuba ari duto, ntibize no kuba ari binini. Nuko nabihisemo rero kubirapa. Yego, ubwo hanyuma niba nawe ari bwo ukurikiranye na Dijo, ndakwibutsa kwibuka ko uri bukore subscribe kugira ngo n'ubutaha ibiganiro cyangwa mu gihe twatetse notification ikugeraho byihuta, ubu wa mbere mu kureba ikiganiro. Hanyuma guys, turi ndi gutegura. Murabizi ko ngewe ibanga ryanjye nuko iyo ngiye guteka buri gihe mbanza nkatunganya utuntu twose ndi bukoreshe mu gikoni, tukaba turi ku murongo, turi ahantu hamwe, kugira ngo bize kunyorohera. Ntekereza ko ndamutse hari abantu njya mbona bateka, ukabona katema igitunguru, ukabona mu kanya katema urunyanya, ukabona ngiye rero ngira ngo ngiye mu gikoni meze nk'uko byashirira, simbizi. So ako ni akantu keza rero nawe nakubwira ko ari byo byiza kubanza ugategura utuntu twose, hanyuma ukajya mu gikoni umeze neza uvuga ati ngiye guteka. So guys, rero ayo ni amazi nashyize kuri gaze, ashyuhaho gakeya, akavamo ubukonje, agashyuha ariko ntabire. Hanyuma nkashyiramo amakaroni yanjye. Ayo ni amakaroni, ntabwo ndi buyacemo kabiri. Uko ameze nuko nk'uko nyashyiramo ameze.
hanyuma nkashyiramo umunyu. Rero ntabwo ngewe njya mpfundikira amakaroni iyo ngiye kuyateka muri ubwo buryo, kuko ushobora kuyapfundikira akaza gushya cyane kandi ntabwo mba ashaka ashya cyane. Hanyuma rero nshyizemo umunyu, urategereza nk'iminota itarenze 6. Mu minota 6 amakaroni aba amaze ayo hasi yamaze kujya mu mazi. Ndayafata rero ifoke kugira ngo ataza gufatana, mu buryo kugira ngo ataza gufatana genda nyuzamo foke nyatandukanya neza buke buke. Hanyuma ku bantu batamenya wenda igipimo cy'amazi bashobora guteka ku makaroni, nubwo ngewe nabetse amakaroni abiri ariko ndetse karoni 1 n'igice niryo natetse. Igihe cyose rero washyira mu mazi menshi, amazi yose washyiramo, ariko nawe ntabwo warenza urugero, kuko ntabwo tuba dukeneye ko dushyiramo amazi ahisha amakaroni. Dushyiramo amazi kugira ngo amakaroni yacu ashye nyine uko twege tubishaka. Rero nanjye ntabwo niyo mpamvu ntababwiye igipimo cy'amazi, nashyizemo amazi aringaniye make ariko atari na make cyane, kugira ngo amakaroni yanjye aze gushya, ataravuga ngo yumukiyemo, ahubwo ushyiramo amazi ku buryo amakaroni yawe ashya uko ushaka. Igihe cyose yahira wayakuramo nubwo aba arimo y'amazi, bitewe n'ubu buryo twebwe turi burebe ukuntu turi buteka aya makaroni. So rero ibyo ni deja nageze mu gikoni, murabona ko ibintu byanjye byose birateguye, utuntu twose turi ku murongo. Igitunguru cy'umweru, igitunguru cy'umutuku, pavuro, hanyuma harimo izo karoti, hanyuma n'imiteja, agatungurusumu nako karahari, na ya tangawizi yacu twarabye. Nibyo ngibyo rero. Hanyuma ngende mu gikoni, nuko nkuko bimeze. Hanyuma ndizera mumeze neza, ndizera ko mwese muri tayari yo kuza kureba uburyo tugiye guteguramo ifunguro. Aya makaroni araryoha. Iyo ni ya black pepper yacu nababwiraga, ariko black pepper iba ifite, hari igihe iba iri mu gakombuko cyangwa iri mu gakarito, uhitamo ushaka. So guys, twageze mu gikoni rero, twatangiye guteka imboga zacu. Nbanza gushyiramo aya mavuta. Muri iyi minsi ngende gukunda amavuta ya olive oil, niyo ndi gukoresha, gusa nawe wakoresha amavuta wowe n'ubundi usanzwe urya nta kibazo nabyo, it's okay. Rero mu mavuta yacu mbanje gushyiramo kaga tangawizi kacu, ndareka kabanze gashye mo gakeya, hanyuma mbishyiramo tungurusumu. Murabizi ko iyo ubanza agatungurusumu mu mavuta pe, ibintu byose ugiye gushyiramo biza bihumura bimeze neza, mbese biba bifite umwimerere nyine w'agatangawizi n'agatungurusumu. Niyo mpamvu nabibanjemo. Buriya tangawizi iragorana, buriya ntabwo wayishyira mu biryo uko wiboneye, ubanza kuyishyira amavuta kugira ngo ibanze ishye nyine gahumuro gafatemo neza. Noneho dushyizemo ya miteja yacu, tuyishyizemo nayo turareka hashira akanya gatoya ibanza ifate irange ryo mu mavuta ya tangawizi. Mu mavuta arimo tangawizi, arimo tungurusumu, urabona ko byatangiye gufata irange, byatangiye guhumura deja, byatangiye guhumura rwose pe. Kandi izi mboga buriya ziba zifite n'akamaro kenshi mu mubiri wacu. Ni ukuri nutegura nawe iri funguro, ndi gutangira kubibabwira ritaranashya ngo murirebe nawe uzumva uriye neza. Kandi hari n'igihe umuntu ashaka kuvuga ngo uyu munsi ndarya ibi, ukumva nyine wabuze, mbese ibiryo byaragushiranye. Kandi witibuka ko ugomba guhindura style zo guteka bya biryo ufite, hanyuma ugakomeza ukarya neza. Nubwo uri kuri ibyo biryo biri aho uvuga ngo byagushiranye, ariko ubiteka mu bundi buryo ukabirya ukumva ahubwo nta n'ibyo wari uzi, ukavuga ati So rero amiteja yacu imaze gufata irange, nshyiramo za karoti zacu narapye mu buryo bumeze gutyo. Nabonye ari byo byiza byo kuba nazirapa zingana gutyo kugira ngo zize kuba zisa neza mu biryo. Ubwo buryo nahisemo bwo kugira ngo nzirape. So guys, murabona ko bisa neza, birahumura bitaranashya deja, nukuri birasa neza cyane. So urabona ko imiteja na karoti ni ibintu nabyo bisa neza, ni imboga bisa neza cyane kandi zinaryoha. So mumeze mute aho ngaho? Mumeze neza? Mukomeze mubane natwe mu guteka, mukomeze mubane natwe
ntiwibagirwe gukora like nubikunda, ntiwibagirwe gukora comment, hanyuma ntiwibagirwe no gukora share. Niba utarakoze subscribe wibuke kuyikora kugira ngo ubutaha video yacu cyangwa ibiganiro byacu utazacikanwa nabyo kubibona. So za mboga zacu rero nako zimeze neza. Rero nizimara kumera gutyo nibwo nshyizemo ibitunguru, bishyiriyemo rimwe, iby'umutuku n'iby'umweru, ariko bitabujijwe yuko nawe ufite ibitunguru by'umweru gusa wabikoresha, cyangwa ufite ibitunguru bitukura gusa it's okay, nabyo wabikoresha, nabyo nta kibazo. Bishyiriyemo rimwe rero bya bitunguru byanjye na ya poivro yacu twatunganyije, tubishyiriyemo rimwe, hanyuma tubigaragure. Noneho urabona ko wow, ni full color, sibyo? Mukubona ukuntu bisa neza, bifite amabara meza atandukanye. Ibyo biryo rwose nawe urabona ko byahita bigutera apeti utaranabirya. Burya tujye dutegura n'ibiryo ku buryo umuntu ajya no kubirya avuga ati wow, utaranarya uvuga ati ibiryo biraryoshye, sibyo? Sibyo abana dijo. Izo nizo mboga zacu rero, nuko zimeze, turacyazitunganya ko ntago zirashya. Urabona ko zisa neza, zimeze neza rwose pe. Hasi hafashemo za tungurusumu zacu na tangawizi, niyo mpamvu ndi kubigira munsi kugira ngo nazo zivemo zitaza kunshirirana. Hanyuma ngiye gushyiramo magi, ya magi murabizi ko ngiye guteka pe. Ibintu bibiri ntabura ni magi, tungurusumu na teyi, tayari ibiryo biba birangiye rwose. Iyo ngiye guteka, iyo ngiye gutegura ifunguro, niyo mpamvu rero nahangaha hashyizemo akamagi. Hari igihe bajya bavuga ngo magi si nziza, ariko njye ndayikunda cyane. Barumva iryoshye ibiryo, barumva ibihumuza cyane. Hanyuma nshyizemo turmerike ihagije. Iyo ni turmerike nshyizemo, mbivange nayo igende ishya gake gake. Ora turmerike ntabwo wayishyiramo nyuma, ntabwo biba ari byiza kuko nayo ikeneye gushya, ikagenda ifatamo, ihumuramo, yivanga n'ibyo uyitetsemo kugira ngo igende nayo ishya pole. Agaturmerike nako ni sawa cyane, nako na ka bicom n'ukuri yewe na bicom turafatanye, tumeze gutya n'ibirungo byayo kuko biraryoha pe. N'ukuri nawe nabigushishikariza kujya kugura ibirungo, ukenera ibirungo bya bicom ko biri naturel. Iyo ni ya teyi yanjye, sibyo? Ntimubizi ko teyi ari yanjye? Teyi ni yanjye, ni akarungo kanjye kabisa mu biryo byose ngiye guteka. Nayo iri mu kirungo nkunda cyane, nayo murabyibuka ko nayo ari ya bicom. Numva ibiryo byanjye byose n'ibirungo byanjye byose numva ko ari bicom. Namwe rero ni ahanyu ho kujya mu isoko ukajya kugura ibyo birungo bya bicom. Urabona ko ibiryo byacu bisa neza cyane, bimeze neza. Hanyuma rero nshyizemo ketchup nayo nyishyizemo kugira ngo ibiryo byacu ntetse bibe bisa neza, bibe byoroshye, none ntibize gukanyarara, bibe bimeze neza. Ketchup nako gafite iryoshye cyane, iryoshya n'ibiryo. Niyo mpamvu ngiye muri iyi minsi rwose ndi gukoresha ketchup. Ifite ibyo kuba ngo ndatetse, ngo ndayiriye ku ruhande, ahubwo site nyiteka mu biryo kugira ngo ibiryo byanjye bize noneho bifite ukuntu bihumura bimeze neza. Urabona ko ketchup iri kubyoroshya, iri gutuma bimera neza cyane. Hanyuma guys, mwibuke gucana umuriro muke, mugabanye umuriro. Izi mboga ziteka ku muriro muke kugira ngo zigende zishya neza kandi zihire ku gihe, sibyo? Kandi urabona ko bisa neza ibiryo byacu bitetse. Urabona ko ketchup kaje noneho kabihindura, kagenda kabyegeranya, bigenda bimera neza cyane. Hanyuma
imboga zacu zahiye, zimeze nkaho zahiye. Dushyizemo rero urunyanya rwacu. Ndi gukoresha sorwatomu, nirwo runyanya ndi gukoresha. Shyizemo rero agasorwatomu gake kubera ko nashyizemo n'ubundi na ketchup. Shyizemo agasorwatomu gake kugira ngo bitaza kuba ibinyanya byinshi. Nanone inyanya byinshi bishyizemo nabyo birarura, ntimubizi se? Nabyo birarura. Murabona ko imboga zacu zisa neza pe, zisa neza, zirahumura, ziraryoshye. Ntabwo ndazirya ariko ndabizi neza ko ziryoshye. Rero kugira ngo ubwo nashyizemo inyanya mu kanya, sorwatomu, shyizemo amazi make nyine ko kugira ngo byorohe kandi n'urunyanya rwanjye rushye. Ayo mazi ubundi nayo y'urunyanya shyizemo kugira ngo narwo rushye. Ko bisa neza, bimeze neza. Hanyuma ubu nibwo nshyizemo ka black pepper kacu. Nashyizemo nyuma kuko black pepper burya wanayirya mu biryo byahiye. Nishyizemo nyuma rero kugira ngo izihumure, ishyiramo agasenda gake kakaba gahumura, imeze neza. Ndi yacu uri kubona bimeze bite? Rero bitaryoshye, bisa neza pe, ni ukuri kandi. Hanyuma ya makaroni yacu yahiye, wirinda kwashya cyane. Hanyuma nashyize nako kantu nkoresha kugira ngo nkuremo amazi yose yararimo, nyakuramo amakaroni yanjye yose nyashyira muri ako kantu, hanyuma ngakuramo amazi, hanyuma nkayasuka muri za mboga zacu natunganyije natetse, sibyo? Nibyo nsukamo, ngenda ngaragura gake gake. Muri kubireba mukabibona ukuntu bigenda bimeze. Ndizera ko utagomba gusimbuka, ugomba kugenda ureba akantu ku kandi. Nutaruka ubwo hari ibyo utazabona, hari ibyo utazaba wamenye, kandi ubwo urumva ko uzaba ubyishe, sibyo? Amakaroni yacu nuko ameze. Ndi kugenda nyagaragura pori kugira ngo ntaza nanone kuyavuruyanga gake. Kandi ubona ko ugenda uvanga kugira ngo agende afata akarange yose agenda amera neza. Ariko kubera ko ndi gukoresha na kino kimamiyo, urabona ko ndi kwanga kugira cyane nyine kugira ngo ntaza kuyavunagura. Kandi mwabonye ko nayatetse ukangana ukareshya. Murabona ko ibiryo byacu bisa neza, bihumura. Guys, try it, bigerageze nawe mu rugo iwawe, ubigerageze, ubitekere umuryango wawe, ubitekere abana bawe, cyane nawe ubwawe ubyitekere. Hanyuma uzandike muri comment umbwire ngo bya biryo nabonye ari byiza, biryoshye, bimeze neza. Ndizera n'umuntu wambwiye ngo nzamutekere aya makaroni, nawe wabibonye, biteke iwawe urebe ukuntu bavuga ati uyu munsi wadutekeye ibiryo biryoshye, ibiryo bimeze neza. Niba utari wabigerageza. So guys, ni uko rero twateguraga iryo funguro ryacu. Nawe wawe ubigerageze, hanyuma uzaza utubwire. na Dijo turabakunda cyane. Mukomeze mube amahoro aho muri mwese hatandukanye. Naho utaha tubatekera inyama hehe? Inyama mu bitunguru. Stay on na Dijo.